Abatuye isi bose basatiriwe n'isozwa ry'intambara ikomeye iri gusibanira muri mwene muntu ihanganishije Kristo na Satani. Ntabwo ari ikibazo gishingiye kuri politike, ndetse nta nubwo ari ikibazo gishingiye ku bukungu, nta nubwo ari ikibazo gishingiye ku bisasu bya kirimbuzi, ahubwo ni ikibazo gishingiye ku wo umuntu aramya. Imikorere ya Satani muri aya makimbirane aheruka yo kurwanya ubwoko bw'Imana ntaho itandukaniye niyo yakoresheje atangira intambara ikomeye mu ijuru. Yavugaga ko ahirimbanira guteza imbere ubutegetsi bw'ijuru, nyamara ahubwo akoresha imbaraga ze zose rwihishwa kugira ngo abuhirike. Mbese inzara ziri guca ibintu hirya no hino ku isi zikagarika benshi ntabwo uri kuzirora. Intambara zihanganishije amahanga y'ibihangange, imitingito, ibyorezo, impanuka mu nyanja, ku butaka ndetse no mu kirere. Ingaruka ziri guterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Ibi byose ni ibyo mwene muntu arebesha amaso, bikamwereka ko Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze, gushyira iherezo kuri iyi ntambara imaze imyaka irenga 6,000, kandi bikaba biri guhamagarira abatuye isi guhitamo uruhande bagomba guhagararamo muri iyi ntambara iri gusoza rwose. Ihama abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu ryariri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi mu cya 529. Ndaza kubasomera aya magambo muri buze gutangara. Mu bihe by'ubugorozi mu cya 529 nanone iri hame niryo abantu bariho mu cya 529, ubwo ni mu gihe cy'ubugorozi bwa ba Martin Luther, mu gihe cy'ubugorozi bwa ba Wycliffe. Sibyo? Ikintu gitangaza ni uko ihame intumwa zagendeyeho nyuma gato yo gusubira mu ijuru kwa Yesu ni naryo hame abariho mu gihe cy'ubugorozi mu mwaka w'icya 529 ari ryo hame nabo bagenje gute. Ikintu bagiye kutubwira baratubwira ko ari naryo hame natwe tuzagenderaho. Ihame abigishwa batsimbarayeho bashize amanga mu gusubiza ababakomaga mu nkokora bababuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu ryariri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi mu cya 529. Ibikomangoma by'Abadage byateraniye ahitwa Diet of maze batangarizwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure mu by'iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Mu bijyanye no gukora icyo umutima namusaba, kuba ku ruhande rwa benshi sibyo bihabwa agaciro. Isibaniro hagati ya gica cyaca cyabiciye bigacika kigasoza giciwe ne mu ijuru, na Mikayeli ukomeye ari we Kristo wavanye mwene muntu mu mwobo kabombo yari yaguyemo, iri gusatira isozwa mu buryo budasanzwe kandi isibaniye muri mwene muntu. Ikibazo ishingiyeho kandi nawe nshaka ko wibaza ugatekereza neza, tugafatanya kubyigaho kandi tukabitekerezaho muri aya madakika.
uri gusengera mu mutima ni iki kivuga ngo amahitamo, amahitamo, amahitamo. nababwiye ko umuntu wese wavuganye na Yesu kuva avuye mu gashyamba ka Getsemani, amagambo bavuganye amuhesheje ubugingo cyangwa amuciraho iteka. Amagambo umuntu wese wahuye na Pawulo igihe yari amaze gufatirwa mu rusengero rw'i Yerusalemu bakamuzerereza mu nkiko, umuntu wese bavuganye nta yandi mahirwe yongeye kubona nyuma y'icyo gihe, yahawe ubugingo cyangwa yaciriyeho iteka. ubwoko bw'Imana nabwo bugiye kuzagenda uru rugendo, kandi umuntu wese bazahura nabo amagambo bazamubwira niyo maherezo ye, azahita yuzuza igikombe cye cyo guhabwa ubugingo cyangwa cyo gucirwaho iteka. nababwiye ko Pawulo igihe yari atangiye urwo rugendo, ayo magambo narayabasomeye, ngo kubera ko Pawulo yari azi ko umuntu wese ari buhite acirwaho iteka, ngo yari azi ko umuntu wese bari buvugane bazongera guhura undi munsi, uwo muntu ari iburyo bw'intebe y'Imana cyangwa ari ibumoso. ngo yari azi ko uwo muntu bazongera guhura, amagambo yamubwiye yaramubereye impumuro y'ubugingo imuhesha ubugingo cyangwa impumuro y'urupfu imuhesha urupfu. ngo nicyo cyatumye Pawulo asenga Imana cyane kugira ngo umuntu wese bahura nashaka bamufiteho ububasha amubwire ikintu gishobora gukiza ubugingo. igihe Pawulo yahuraga n'umuntu bita Fesito akamubwira ati genda nimbona akanya nzagutumira, nabasomeye amagambo ubugenewe byanditse ngo yari ahise acirwaho iteka. yahise atera intambwe ahura n'undi bita Fereki aramubwira ati ubuze gato ukanyemeza, nabasomeye amagambo avuga ngo yahise acirwaho iteka by'iteka. nabasomeye ko yahise ahura n'uwo bita Nero, kandi nawe yahise acirwaho iteka. urugendo rwacu ruheruka, umuntu tuzahura nawe wese azacirwaho iteka, nta yandi mahitamo azaba afite. nababwiye ko gucirwaho iteka no kuzuza igikombe ntibisaba kwica umuntu cyangwa gukora icyaha cy'inkomaruguma, gufata icyemezo gusa cyangwa kunanirwa kugifata gusa bishobora gutuma umuntu acirwaho iteka. buri munsi abantu barenga uruzitiro rw'imbabazi z'Imana, buri munsi abantu bakora igikorwa cya nyuma bakuzuza amahirwe yabo bakayarenga buri munsi. igihe ngo Pawulo yabazaga Pilato ngo mbese ni ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa ni abakubwiye ibyanjye? nabasomeye amagambo avuga ngo umwuka wera yari arimo avugana n'umuntu bita Pilato, kandi igisubizo yatanze narabibasomeye ngo cyahise ari ugucirwaho iteka. urwandiko umugore we yaje kumwandikira Pilato, Yesu agarutse bwa kabiri kwa Pilato avuye kwa Herode, amaherezo ya Pilato yari yarangiye yaciriweho iteka. namwe nimwumve ngo gucirwaho iteka kwe guhere ku ijambo rivuga ngo mbese ugira ngo ndi Umuyuda, aba bene wanyu nibo bambwiye ibya. ibaze kugira umuntu acirwe iteka kuri iryo jambo rimwe gusa. kandi nababwiye ko umuntu bita Yuda yari yarakoranye na Yesu ibintu byinshi, yari yarakoze ibyaha byinshi, ariko umunsi umwe mu rugendo rwa Yesu ari kwa Kayafa, umuntu bita Yuda ahita yuzuza igikombe. ngo igihe Yesu yamutamikaga inogo, ngo Satani yahise yuzura umutima we kandi ahita asohoka ajya mu mwijima. ugira ngo nicyo cyaha gikomeye yari akoze, ariko ubwo ngo yujuje igikombe. umuntu bita Kayafa yujuje igikombe igihe yabazaga Yesu ngo uri umwana w'Imana, maze Yesu aravuga ngo urabyivugiye, ngo ahita ashishimura imyenda ye. ngo igikorwa cyo gushishimura imyenda ye nubwo atamenye icyo nawe kivuze, by'iteka ryose nta wundi mucyo wari kuzongera kumurasira. ariko nababwiye ko muri izo ngendo ebyiri, rwaba urwa Yesu n'urwa Pawulo, nanone umuntu bahuye yiteguye yahise ahabwa ubugingo. nabahaye urugero rw'igisambo ku musaraba. igisambo ku musaraba nta zindi kondisiyo mu rugendo rwa Yesu cyahise gica. nababwiye iby'umurinzi wa gereza mu rugendo rwa Pawulo, barimo bamugereranya na Fereki, uburyo ngo bazanye Yesu aboshye imbere y'umurinzi wa gereza, banazana Yesu aboshye imbere ya Fereki, sibyo? ngo ariko umurinzi wa gereza yabonye ukuntu abo bantu batuje, areba uburyo
baba babarira babagirira nabi, areba uburyo batacitse kandi inzugi zakinguwe, arabaza ati bagabo bene data nkwiriye gukora nte ngo nkizwe? Ngo yakiriye agakiza mu mutima we no mu muryango we kandi yarababariwe. Ngo yemeye kubabarirwa, ngo ariko Feliki abwira intumwa y'Imana ngo genda nimbona umwanya nzongera ngenze neza. Kandi ngo yari azi ko azongera kuwubona, ariko igikombe cye yari acyujuje, uruzitiro yari arurenze rw'imbabazi. Kugira ngo umuntu arenge uruzitiro ntibisaba kwica umuntu, ntabwo bisaba gusamba, ntibisaba gukora icyaha wakwita ngo ni sakirire. Kugira ngo umuntu yuzuze igikombe cye bishobora gusa kuba ari ukunanirwa gufata icyemezo cyangwa gufata icyemezo nabi. Kugira ngo umuntu yuzuze igikombe bishobora kuba aya materaniro arimo kuba maze umuntu akananirwa gufata icyemezo. Icyo gikorwa cyonyine umuntu akaba akoze igikorwa cye cyane. Nababwiye ko abo bantu bose banze agakiza. Umuntu bita Pilato yariyahuye, umuntu bita Herode, wa wundi wari warishe Yohana, Imana ikamuha andi mahirwe mu rugendo rwa Yesu ngo akaraba amaraso ya Yohana yihanagure. Yakeresheje amahirwe maze acirwaho iteka, kandi nawe yapfuye urupfu rudasanzwe rutari urw'abantu basanzwe. Umunsi umwe yicaye ku ntebe, abantu bagiye kubona abona ahantu yari yicaye harunze inyuma. Nararikiye umuntu wese gucunga amahirwe ngo atuzuze igikombe cye, kuko ushobora gukora icyo bita une simple geste, akantu koroheje. Ushobora kunanirwa gukora akantu koroheje. Ushobora kuvuga uti nzongera mbyumve. Ejo narababwiye ngo kuri buri cyigisho ntugategereze icy'ejo, ahubwo ijambo ry'Imana ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere, ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo mu maso maze akagenda atiyibagirwa. Iyi myiteguro igomba gutuma duhagarara ahantu mbabwiye, tugomba kuyibona uyu munsi, bitabaye ibyo ntiyabonwa rwose.